yihishire nyine muri nuza ye bodeni yigendera uravuga turamuntu n'umunyarwanda kabisa yego ntabwo tugifite iyo fieri yo kuvuga ngo uriya ni umunyarwanda ko yambaye inkindi cyangwa yambaye inshabure yambaye ikindi kintu ahubwo dutangira kumubona nk'umusazi. Meya w'umujyi wenda wa California yazifite ndi kukubwira nyine nta info ariko hano ngo bukizishyira ngo ukabubuza akazi ka leta. Ese uzi bimwe mu mpamvu byatumye nshyiraho tatu ni ukuzunga abantu kugira ngo hatazagira umuntu umakaza. Abantu batubwiye muri comment kuri uniform nuba wiga ku kigo utaha n'amaguru ari umpeti baza gufata. Ibyo bintu nta hantu nyine uri umukene ubu bizi ko uri umukene. Ncara hasi kupa winkoro sit down winkora winamura ugambi. I am not happy with you. Gazerera byata. Okay, ngaho nkamo yanjye. Watagwana. No munsi tuganire kuri. Oyo ndumva cyangwa nikomereze nimba wumva nta. Okay, tuganire kuri ruko abanyafrika mentality yabo. Mentality se ko ari nyinshi urashaka. Mentality kuri ruko urebe nka reka to expression nka kuri akuboro. Ejo bundi ndetse yakubwiye ngo kugukuraho umusatsi ngo bakwinjira no kwa meya wagira ute. Okay, ntabwo njyamenya abanyafurika ikintu bita umuco cyangwa se discipline cyangwa imyitwarire ibintu bavanga bya danje. Uvuga ngo mbere yuko abazungu batwinjizamo za stories zivuga ngo look irakonta harya parance. Back in days nobody was caring about who you looking. Nukuvuga ngo urebye abantu bose bagambaye kimwe banasa kimwe. You see? Until abantu batangiye kwishyiraho ingoyi abandi bakishyiraho utuntu twa rapero n'utundi tuntu ngo dutuma balukinga ngo uburyo abandi bashaka. You see? Noneho batangira no kuzana ibintu bya za costume ko ariwo mwambaro nyine ngo w'icyubahiro. I don't know what the fuck is icyubahiro. Uri kunyumva? Luku rero abanyafrika iri mu bintu bya mbere bibangiriza. Njye icyo nshaka kuvuga twende gute twiteranya ibintu tukajajinga bakubona na dread bagira gute bati uramuntu ni igisambagira. Njyewe musa as me with my experience muri life igicucu cya kwambara costume uri kubyumva ni bono ya kwambara costume mvaluating umuntu uri kubyumva ku bitekerezo nyine ahantu ngende kuvuga umuzungu ufite dread yaza akababwiriza mu rusengero ariko umunyafurika ufite dread no kwinjira mu rusengero ubona ari kubacumuza biba bisaba ngo ujye n'inyuma. Ibyo ni ubukoroni nyine nibyo ndi kukubwira. Ubukoroni bwa ikindi kintu buriya naje gusanga abanyafurika hari information nyinshi bya danje tuvanga cyangwa tutazi sibyo. Nujya kwitegereza muri culture y'abanyarwanda umusatsi uri muri part ya culture yacu until batangiye kutwogosha. You see? Ikindi kintu imyambarire ntabwo iba muri culture yacu. Kwambara ukwikwiza ntabwo it's not an African. Kandi usigaye wambara ubusohoka kuvugereza induru. Nyine nibyo ndi kukubwira kubera ubukoroni. Ubukoroni rega ntabwo ari byanje byo kuvuga ngo ndakuzirika ngo ukubita ikiboko ngujyane mu murima. No. Ubukoroni bwa mbere ni mentality. Nujya kuvuga ngo umuntu buryo yambaye sibyo kamureba kaho ngo nibijyanye n'umuco nyarwanda. I don't know what the fuck umuco uri kuvuga nimba ari wa gikristo cyangwa ari umuco waritse se kukamera imbwa ya muco. Ibyo boro uza gutuma amaguruka nigendera amabere yanyu gusigana n'imbwa akaba ari gutamizo bushi gushaka ukomeza. Uri kunyumva? Wowe nujya kuvuga ibintu sometimes nyumya nakubwiye ngo hari information tutadufite ku bintu yaba ari umurasta yaba ari ibyo biboro byose kumi information zizanjye abarasta bamye bahari. Ntabwo abantu bose bari bafite amasunzu z'amasunzu. Amasunzu n'ubwoko bw'inyogosho nyarwanda zigizwe n'umusatsi ziri muri style za mbere nziza nigeze mbona uzashaka amasunzu. Ariko today wambaye amasunzu kajya nko
rukiko uri bujye kuburana uravuga ngo banza ukureho umusatsi ngo kugira ngo judge aze kukubona fresh. Actually nje kuburana ku bibazo byanjye ntabwo nje kwiga ntabwo nje muri fashion. kandi noneho basigaye kwa amasaba batubura umuntu itabanywa ntirifatika. Nibyo ndi kukubwira ariko nka buri ameze gute bizira boro ziracyabaho kuko uwo muvandimwe ntabwo aba azina information. Kandi urugero urabona ibi boro bya tatuwaje hari igihe ujya ahantu umuntu akakwitegereza. Okay, ntabwo mba blaminga, ntabwo nyine ni amakuru make, ariko niya mentalite mvuga. Nese ko usanga hanze meya w'umujyi wenda wa California zifite, ndi kukubwira nyine nta info. ariko hano ngo bukizishyanga ukabubuza akazi ka leta. Yanjo gusobanukirwa kw'abantu biragoye byatanje. Buna abantu benshi bariza ko ninjije. Kuko wize ibintu umuntu yaguteretse mu mutwe, agiye mu ishuri umuntu arakubwira ngo ibintu bigenda gutya na gutya. Ntabwo ariko ibyo bintu nitandukanyije nawe ntabwo ari injiji. Ya ninjiji ntabwo ndi kukubeshya. Fo abantu bize nibo njiji. Reka ngo urugero nujya kwiga mekanike, sibyo uziga mekanike bagushyiremo principe ya mekanike, baguha introduction, sibyo ariko wowe kugira ngo umenye mekanike ari ukwiga no kumenya. You feel me? Kugira ngo nge menye mekanike nuko nzagigirana n'imodoka nkajwanyaguza, sometimes ngasanga n'ibintu bambwiye bitewe n'igihe tugezemo ntabwo bigihura. You see, ntabwo bigihura, nyine iracyari yamva. Kugira ngo nge menye mekanike, sibyo nuko nkora ngo ntangira gukora. Turi kwiga CBC. So twebwe nitujya muri histoire, tujye muri culture, ibyo byatwo twavugaga bya Luke, sibyo none ahangaha nta muntu uzi umuco nyarwanda. For real nta muntu uzi umuco nyarwanda. Umuco twafashe ni umuco twazaniwe n'abazungu wa gikristo, ibyo byo kwikwiza kugira ngo ujye muri mesi, sibyo buriya kera twiyambariraga inshabure na bullshit zose, sibyo twazitaga bullshit, ariko niwo wari umwambaro wacu tube. Nese kuvuga ko iterambere atari ryiza. Iterambere ni ryiza, ariko nanone kwempoza umuco w'abandi bantu ku bantu bawe. Uri kunyumva? Dono ni mburi confident. Kwempoza umuco wa kizungu ukawuzana ukawita umuco nyarwanda, nibyo ndi kukubwira bitari fresh. Ntabwo mbwiye umuntu ngongera ambara gatuza wambure, ariko urumva ko yaba ari mu muco. Izonga n'umuntu wiyambariye gatuza, reka akureho uruhuko ba yihishire nyine muri nuza ye bodene yigendera. Uravuga turamuntu umunyarwanda kabisa. Yego ntabwo tugifite iyo fieri yo kuvuga ngo uriya ni umunyarwanda ko yambaye inkindi cyangwa yambaye inshabure yambaye ikindi kintu, ahubwo dutangira kumubona nk'umusazi. Ubwo rero abasazi nibo bonyine b'abanyarwanda basigaye koko bitandukanye. Ntabwo nkubeshya, hari igihe usanga umuntu rwose yishabura ibintu. Uzajya ufata agatime ureba amafoto mani ya back in days. Ndebe abasazi nibo b'abanyarwanda dusigaranye. Noneho wa muntu ngo wambaye costume ngo wanigirije man, ugenda ubibona tu. Ndetse nyine sinzi nyine icyo kintu waruvuze ngo kuki batareba ibyo ufite mu mutwe hanze ufite kuba umeze gute bro. Character yose waba ufite bareba ngo niye valeur ufite wowe urapureka iki. Ariko ahangaha tuvuge nk'urugero bafite nko kuvuga ujye ubibona wenda, reka turebe wenda muri movie bafite kuba batubeshya, urumva ukabona nka meya aba yiyambariye nk'ishati yayihinnye afite n'ibitatu n'iherena barifite. Ariko hano barajajinga. Reka wenda tuve mu nzego za leta, niba nakujya CEO noneho oya ni ahantu hose. Ese uzi bimwe mu mpamvu byatumye nshyiraho tatu ni ukuzunga abantu, ni ukugira ngo hatazagira umuntu umakazi, ni ukugira ngo wigumure mu kinyarwanda, kugira nigire kugira nigire ntazagire umuntu umbwira. Kuko nese njye mfunze umwuka nkakagwa wati musagwe nukore ukanguka kama. Reka ngukubite story. Najyaga nshutinga korari, sibyo nagiye nshutinga buriya amakorari y'abakristo, ntabwo ndi bube specific, gusa nashutinze amakorari menshi byadanje. Umunsi umwe njya ahantu gushutinga kwaya, ntabwo ndi kukubeshya, icyo gihe nari nkifite dread, nari nkifite
na timu yanjye abenshi bari bifitiye imisatsi bituta. Then umupasiteri kubera ko twakoraga live urareba kwa kundi isengesho ririmo mukajya gufatamo mufata kwa harimo abantu ubwo urabyumva kugira ngo public ize kugaragara. Then umupasiteri ahagarika isengesho uri kumva avuga ati hano hari abantu bari gukoreshwa n'imyuka mibi badafite amavuta ukumva nawe uriketse ukumva amakoti atanye najyaga nikeka fact that shit ahubwo yantumyeho umukuru wakwaye araza aranyegera ambwira ati pasiteri wacu yarizanye mani ngo mufite amadrede mu rusengero mufite iki ndambwira bro okay naribi ima ijambo na pasiteri nimba bishoboka kumva nyine pasiteri yasa pozinga boro zose pozinze boro asa n'usohoka ndangiza ndambwira ati umunota umwe tuganire pasiteri ahubwo araza inyuma yari yarakaye yabishe byadanje ndangiza ndamubaza nti numvishije hari ukuntu bigenze ariko se tubangamye biki ibyo bintu ntabwo babyemewe ari namugase pastor ino nyubako y'urusengero yubatswe n'abakristo gusa ndavuga abantu bayubatse nyine nk'amatafari bakayisanga abafundi n'abayede arambwira ati oya yubatswe n'abantu bose bashije kubona ikiraka nyine yarakoze sibyo ndangije ndambwira none se pastor ubu ngubu none aha uramutse ugize ikibazo cy'amashanyarazi installation ndambwira ko ntiwagendera kuki ku dini rye nimba ari umukristo cyangwa atari umukristo washaka umuntu uri buze kugukorera amashanyarazi kuko abizi sibyo ndambwira ati yego okay ndambwira ati yo nisije ndambwira ati rero nanjye ubu none aha ndi gukorera ino korari ndi umufundi uri kunyumva ntabwo ino korari yampaye arinze bitewe n'imyemerere yanjye yampaye arinze bitewe n'ubumenyi bwanjye sibyo ndangije nongera ndamubaza nise ubu ngubu ari umunyabyaha ndambwira kuko uri kumbana ubu nk'umunyabyaha ukubana nk'umuntu utari intungane imbere y'Imana bitewe na luke yanjye ndamaza ni ubu ari Kristo yahamagara abantu b'intungane ngo abakize ibyaha cyangwa ahubwo yahamagara abanyabyaha kugira ngo abe ari bo ntacyo ugiye kwitwaza korari ngo yagukoresheje urugeremo oya ndi kumuha urugero ari umuntu ubona nk'umunyabyaha n'umuntu ubona nk'intungane ninde wakwaprocinga kugira ngo umuhe ubugingo bwiza arambwira ati nakwegera umunyabyaha sibyo ndambwira ati rero reka nkubwire nanjye nk'uko mbona sibyo wakabaye ahubwo ari njye uza muri church kugira ngo unyigishe nanjye izi drede nzagera aho nzivaneho ariko ntiwanyirukana muri ki muri church ati ibyo bintu ndabyumva nanjye nzajyana muha indi perspective ya kabiri ndambwira nti urabona ino korari yohereza komite yayo sibyo kuza kundeba nyine tudiringe uko shooting izagenda imyiteguro no tunabarane ni sibyo ndambwira nti ibaze nanjye mu rugo rwanjye cyangwa kuri studio yanjye namutse mvuze ati nta muntu udafite dread unyinjirira ari kunyuma ayavuga ati umuntu wambaye ikoti nawe nshaka muziyeranje nimushaka mugure wigi ariko muze mwashyizeho dread kugira tuvugane ibaze nanjye mbivuze gutyo arangije arandeba aratekereza ntabwo mubeshye arabitekereje arambwira toke nari mwinjire mwongere mukore ngo noneho niturangiza ngo muze nabigishe ahubwo ariko wavuze gutyo kare twasubiyemo se tukongera tugashutinga buru ariko nyine aho ngaho niyo ya mentalitiza wowe Musa uri gushutinga barabihagaritse urumva ariko Pastor Richard from Canada araza afite dread ababwiriza nubuko ntabwo mbyita ubukoroni mbyita kutagira information kutagira ubumenyi kw'icyo kintu kuko nimba Imana yarampaye umusatsi
nshatse nawureka ukera nta hantu byanditse muri bibiliya ko kugira umusatsi bibujije. Uko njye nawuzingazinga hari usokoza shinyo, hari ushyiramo iki, hari n'ubureka. ese usanze kwa kundi nyine bavuga ngo abajamaike biki zira dread bahita bagufatira. Nakubwiye ngo wijya kure, hera ku masunzu. We wijya kuri Jamaica. Twebwe nujya no mu bitabo by'amasunzu, amasunzu ntiyaramwe. Amasunzu yaragiye afite type, hari ayagwaga, hari ibyabaga, hari uwabaga afite byinshi nyine bigwa no mu mugongo. Uri kubyumva bitewe wenda nuko umusatsi utanyoye nk'uw'abandi. Ntabwo ngiye mfite kujya kureba umurasta kugira ngo mbe inspired ku musatsi. Natwe traditionally twari dufite ubwoko bw'ayo madred, ntitwahitaga madred ako madred yarahari. Uri kubyumva? Traditionally umukobwa ntiyarenzaga ijipo mu mavi. Ndumva wemeye. Ariko none ahangaha wowe ushatse kwambara kinyarwanda baramubuza. Ushatse kwambara no, ntabwo nkubeshya. Ushaka kwambara kinyarwanda baramubuza. Bakobwa mwambare majipo magufi nimwe. Ariko ejo umuntu ahamagara itorero kumubyinira. Itorero nawe yaradopsa imishanana, abantu bose ni imishanana. Ariko umushanana ntabwo ari traditional yacu. Ntabwo ari umwenda traditionnel umushanana. Turwanye ibintu birebire ku bakobwa. Oya nta kurwanya. Iki navuga ubu ngubu twageze mu isi imeze nk'umudugudu umwe. Uri kubyumva? Ni kundira yenda uko abasomali bambara. Ndabyambara kuko ubu isi nimo. Ni nkunda imisatsi. Ubuze ko umupastera adashobora kubuza umugore we kwambara bya wigi by'ibibrezili. Utakubona umupasteri w'umubebi yambaye cya kiboro cyawi wigura zimwe ya misatsi y'imizungu. Uba ababebi bose baba byambaye mu rusengero ubona badendeje. Ariko igihe usanga babaciye cyangwa se mu ngo nta nshingano z'itorero kare. Biterwa n'itorero. Hari itorero ryemera ngo natirere, hari n'iry'irizayirwa. Kuba gushyiraho bora ahubwo waza udakwise izo bora ukaburinjira. Nyine bya bindi bihita bageramo gutamba mu kiliziya muri bwumva akaboko k'akazuku kajya noneho ahandi bari kujigiza amabati akavaho. Fu byadanje. Yanjo uramutse urebye nyine utwo tuboro nyine. Ikindi ariko nanone mbibonera actually twe twavanze ibi. Afashe umuco ntitwawumenya 100%. Dufata n'umuco wabo bazungu naho ntitwawumenya 100. No kuvuga ngo ibintu byose ni inusu twagiye dufata none turabivangitiranya. Buri wese akajya akora kode ye. Nkajya mvuga ati kuko mfite iki n'iki, nimba mfite company ntabwo nzongera kuzana yenda abantu, ntabwo nakwemera abantu batambara costume kuza muri bush. Kandi nta kode ihari. Nta dressing code ihari. Nta najya kuri company cyangwa kuri even na ministeri. Sibyo? Ngusange hari ahantu hamanitse cyangwa se bakohereze leta ivuga ati dressing code ni iyi ngiyi. Ni kwa kundi ngo ugiye burya saza hirya. Nta hantu hamba. Musaka kandi ntago ndi bwa applying akazi wenda mbu mukasha muri banki. Ngo mpite ngenda niyambare t-shirt nanjye nshyiraho dread. Kandi wagiye burya saza ubona noneho mu bantu 40 mwese babakasha. Reka noneho nkwereke nk'agakora. Mbere si ubona ukuntu abantu babaga babyimbye muri za costume nyine ngo ba costume ngo ari wo mwenda badanje. Ubu noneho ajeho utuntu twitwa ngo African style. Gatona no ya makote barayajugunye. Ubu dusigaye tuba twiyambariye ngo utuntu ngo tumeze wa mukarita. Sorry. Ya mukarita sibafunze. Wale abantu bambaye utumotion ubyumva. Utumade in Rwanda. Utumade in Rwanda ariko hari ntaribi. Ariko urumva ko nta muntu kari akani yukambara nka mbere bakemera costume ukaza wiyambariye kari aka made in Rwanda abantu batarakavugira nyine ngo abantu bakazamure mu ntera. Bari kuzajya kugati kucyuje wambaye ako kantu k'amaboko magufi mu nama. Wari kuza wambaye costume. Noneho bizageraho n'amasengero agerwe. Uzambaye isengeri mu nama, n'uzambaye ikote baguha dusubirayo. Icyo gihe ntabwo kizagera. None ubwo dukongrudinga se tubye gute? Uzi ikintu nemera buri muntu wese kugira ngo umuhayaringe cyangwa agire ibintu agufasha. Reba mentalite kuruta. Byanze bikunze hari ikintu usaba. Sibyo? Nimba ndi company
ntabwo nitanga umusekreteri wanjye cyangwa umujera wanjye cyangwa umutekinisiye wanjye yize kwambara siko babyita ureba ko yize ibyo ngibyo ugiye ariko hari dressing code bavuga nta dressing code nuyishyira muri kampani yawe uzayishyiremo ninsanga itamacinga nanjye principe zanjye nese we wareka akazi kubera dressing code bashyizeho yego bro nta muntu ufite gutekinga away my freedoms kuko nanjye nta muntu ntabwo ari freedom nimba uri gukora amasaha 8 ugasubira mu buzima bwawe ndi kugurisha ubwenge bwanjye ari kugura ubwenge bwanjye siko bimeze se nase mwese niba mucyanye se win ubu uri kumukorera ibintu for free what if nanjye ngushyizeho condition ntiyazagira umuntu wambaye costume nanjye umpayaringa nanjye ako kana nawe barayikurikiza abayambaye costume ntibagwaye ninza nkasanga bullshit zawe zidamacinga my freedoms ndakwihorera sibyo ariko nawe nujya guhayaringa be specific andi kuvuga ati dressing code ugomba kumeze gutya na gutya ariko basigaye bashya no matangazo wenda iyo wagezeho kuri stage yo kuza gukora wenda nyine interview barakubwira ni ukwambara wenda t-shirt y'umukara from Monday to Friday cyangwa ni ukwambara iki barabikubwira dressing code y'akazi ibyo ngibyo nubishyiraho ugashyiraho uniform ukajya gufata akazi babikubwira reka nguhe urugero yanjye reka ngohereze kugira ngo ibyo bintu byumve neza wari wabona ibigo biri private bya bigo byigisha fresh zimwe twita ngo za Cambridge nani bya bigo byiza usanga ari ibigo bitagira uniform ku bana ibyo bigo bikize nuko nta wivuga ngo nuko uniform impamvu babishyizeho hari igihe umwana aba ari umukene mushyizeho kwambara imyenda isanzwe atayibona yego ibyo barabivuze ndabyumva aka kanya umuntu ahora arumva rega no muri biriya bigo higa abakene ntabwo abana biga muri biriya bigo status yabyo urajya kwishyura abakene bo muri kiriya kigo bari umukire wo mu kigo cyoroshye ariko ntugakoreshe brain yawe mu buryo shyiraho uniforme je m'enfou yishyireho hari umwana uza ku ishuri yateye uniforme wagira ngo hari n'undi bayacikiyeho hari n'undi yacikiye yabuze iyo kwambara rero gives a motherfucking difference nibyo ndi kuvuga nushaka gushyiraho uniforme nyine hari umwana uzaba ufite peya 3 aza akanateye ipasi hari undi ufite ibiraka ntabwo bicenjinze ko uniform yo twajya mu debate irakimaze nibyo ndi kukubwira wowe uri kuvuga ngo kugira abantu balukinge dese uniform ikintu yakoze uniform ikintu kubakene yigo ndi kukubaza kubakene ibigo nyine hari igihe abana batari kubona ubushobozi ni iki ko adafite ubushobozi bwo kuyime banza wumve nyine banza wumve boro yanjye uniform ahantu yaturutse hari igihe abana bari abakene iyo ukiri umwana ntabwo bumva yanyu ntabwo ari aho ngaho uniform nawe yaturutse ntabwo ari aho ngaho uniform urabona abasirikare nimba bari mu gisirikare you have to keep the uniform to be identical nta nubihuriye n'ubukene nukugira ngo mwese mu hari abashyizeho dressing code kugira ngo umwana atagira pressure yabuze ibyo kwambara ntago ari ibyo aho ngaho ntabwo twakumvikana reka nkorohereze habaho uniform y'abateacher yego habaho uniform y'abateacher yego nta uniform iyo bageze ku kigo bambara itaburiya niyo itaburiya nyine ariko mwimbere hari umuticha wambara the same shati igihembwe kigashyira the same shit nibyo ndi kukubwira ntabwo uniform isobanura ngo turinganiza abantu okay reka tubishemo reka tubishemo yewe mpagaze hano nze kwa identifying mvuga nese pressure y'abana wa mwana none udafite imyenda yo kwambara umukene azambara umwe none se yambara iki yavanyemo uniform kandi iyo pressure yo bamurinze yambara iki none yavanye iyo yambaye uniform abayageze iwabo yambara indi icitse iwabo yambaye iyicitse none nazana uniform iyicitse iyo mantete ntago yayobora ntago yayobora ni equalization niyo mpamvu bari abakire batayishyira kuko bafite ubushobozi bwo kwambara ibyo ni part y'ibyo bibora ariko uniforme ntabwo ivuga equalization uniforme isobanura identification impamvu kuki ibyo bya private ibyo bitayigiye iyo na identification bakeneye
Identification ni ikarita yawe, nibyo ndi kuvuga. Ntabwo waza kwiga muri kiriya kigo udafite ikarita. Na primary bara bambaye uniform sigogiye ikarita. Nakubajije nti abana biga mu bigo by'abakire banganya ubushobozi. Yego. Hoya. Umukene wari abakubye gatanu umukire wo muri bara bambaye uniform. None nuvuga ngo reka tubyoroshye. None navuga ngo iyo uniform uri kuvuga ngo ni equalization. Nzambara uniform nze nambaye inkweto y'ibihumbi 100. Basigaye bashyira no dress code umukara. Buretse. Yego. Nushaka bari umukara. Umukara se sinagura ya force y'umukara. Yego. Nibyo ndi kukubwira. Ariko umupeta arabizi ko iyo nkweto idahuye ni. Ariko basi bikoye pressure y'iki? Amusi byo. Nase uwize mu bapadiri? Jewe nize mu bapadiri. Okay, kuba ikibangaga imyenda isanzwe. Imyenda isanzwe gute se? Okay, nje nagiye kwiga Maranatha. Ni ikigo cy'abadive. Uzi ikintu bansobanuye tutwazanye imyenda isanzwe. Oya, nujya mu bigo biri religieux nta hantu. Oya, ntago ari religieux. Uzi ikintu bavuze? Iyo myenda uzanye hari abandi bana batari buyibona. Kuko kuri ibyo nakubwiye nyine bya Kinyafrika. Oya, ntago Kinyafrika wenda byumva. Wowe mu Banyafrika bagusobanurira gutyo, ariko uniforme ntabwo yigeze iza kugira ngo ikolayize. Nawe ninza na pe 20 y'imyenda nkahindura buri munsi. Ntuzi guhindura bivuze iki? Sobanukirwa wowe. Nakubajije nti. Oya, jewe ni nambara uniforme imwe mpaka igacika hahandi ubona ishaje fresh kabwa mpeti yambaye ishaje. Isobanura ko n'ubundi ndi umukene. Yego. Hari undi rero ufite peya 5 udashaka. Ariko uracyambaye bya bindi ntago ari guhindura ngo aze yambaye kivarezi kirenze ejo yaze yambaye reka. Bitandukanye. Nta bitandukanye. Nje ninza ku ishuri nambaye bodaboda na uniform. Undi mupeta kaza yambaye inkweto zifunze na uniforme nshyashya. Njewe ntaha buri munsi nkayimira. Nese iyo logique uri kuyumva? Iyo ntabwo ari logique, iyo Abanyafrika nyine. Ntago ari Abanyafrika. Uniforme bisobanura ngo twese tulukinge kimwe. Yego nyine nibyo ndi kukubwira. Kimwe mu bushobozi. Tulukinga kimwe mu murimo turimo. Binakumira ibindi. Oya, nta bindi bikumira. Nitujya reka ngo nkuvanire uniforme mu mashuri. Sibyo? None hari company zivuga ati nuza gukora hano tugufite uniforme. Urabona Rwandair. Yego. Ntubuhembwa 800. So ufite ibiceri wagura imyenda ushaka. Turashyiraho uniform kugira ngo twese tube tulukinga kimwe. Ngaho ni mu kazi. Uri kunyo ntasi uri kwiga uri gukora iki uri kwiga. Ni byose ni. Aho nakazi uri guhera. Nkamwareze kujya abasirikare bambara uniform. Ni umwenda w'akazi. Nibyo rero ndi kukubwira. Nuriya uniform ntanitanu ihuriye n'ubushobozi. Uriya ni umwenda w'akazi. Burahuye. Gute? Sobanura. Nakubwiye ntibize mu bigo byo mu cyaro. Oya, yanjo ibyo ni amatati y'Abanyafrika. Oya. Jya kuri ChatGPT ubaze ngo uniform imaziki kwambara washyize akaboro k'igitambaro wanze kurenga hano. Oya, ntabwo ari ubutambaro. Ibyo ni ibintu basobanura gutya ko it doesn't make a sense. Okay, reka ducrossing abantu batubwiye muri comment. Ntuba wiga ku kigo utaha n'amaguru ari umpeti baza gufata. Ibyo bintu nta hantu nyine uri umukene ububizi ko uri umukene nta hantu ngashyira none bahise bashyiraho n'indi myenda kandi narangije kubikubwira already nza nambaye uniform ishaje aruza yambaye inshyashya ibyo byonyine birarangira gutandukanya kuya. Okay, reka ducrossing abantu baze kutubwira muri comment. Nawe ahubwo ndumva ufite agakoroni muri wowe.